uretse gato wageze yarakwakira wisimbuka karame afite sitori iryoshye inababaje byose ye nitwa Alex. yego Alex, nakundanye n'umukobwa rwa rukundo ubona nyine ruri kugurumana bya hatari. yego noneho fone yanjye iza kugira ikibazo, iza kumeneka screen. amafaranga nari mfite ahagije nyine yo kuyita nyikoresha ku kanya deregite. iragenda ndayibika mva ku murongo nk'ibyumweru nka 3 atabizi nyine yari yarambuze, urumva nyine yarambuze we. igihe ngarukiye mpamagara umukobwa, maze kumuhamagara ikintu cya mbere yahise ambwira fate nimero yanjye wandikeho X. wow, okay, yaguhaye impamvu se? umva se ikintu cya mbere yahise ambwira. ndaguma nyine ndabaza ati kubera iki gite cyagenze bite, umva nyine ntawe urabyumva. yego hano ati wowe fata nimero wandikeho X. nibwo yaje gutobora nyine arambwira ngo nimushaka kubimenya kwa kanga uzansange kwa mukuru wanjye Kimironko tuvugane mubwire. umva nanjye ndagenda ubwo turapanga umunsi nabatiruke nanjye kanje kureba umukobwa numva ikibazo afite gituma ambwira ngo mbese sinzongeye kumwita sheri njye mwita X. nuko Antoine twari dukundanyeho nk'umwaka n'igice nyine naragiye njyayo, kumbi yambwiye ngo njye kwa mukuru we, ntabwo yambwiye ngo kumbi yarambeshyaga, yari mu rugo rwe, nasanze nyine yarashatse. ahantu yakurangiye ko ari kwa mukuru we yari iwe mu rugo? nyine yarambeshye, yari iwe mu rugo, ubwo yaramaze gushaka. uretse gato wageze yarakwakira wisimbuka wihuta. yo okay, waragezeyo uramubwira ati kwa mukuru wawe nahageze. nagezeyo umva noneho hariyo n'umugabo we kwanza. niwe wafunguye umuryango? ni umukobwa wafunguye umuryango. arafungura ndinjira. kumva umugabo yari ari mu cyumba, menya yari aryamye. ndinjira turaganira, nanjye arambwira ati reka mubwire, nashatse kubikubwira kuri telefone nkeka ko utari bubyemere. rero nagira ngo uze mbikwereke bya nyabyo, narashatse ntabwo nikiri shere wawe. mu byumweru 2 se telefone yavuyeho? ndetse mu byumweru 3 fone ivuyeho. gute? turimo urambeshya. numva hamagaye umugabo ati ngwino. yahamagaye ngo iki? yahamagaye shere ngwino. mbona isi itangiye kunzengurukana. yo Antoine isi iranzengurukana bya hatari aho hantu. ndabaga se ubu nkora iki kuko mana yanjye? nshaka icyo mbura, nshaka icyo nkora n'icyo ndeka ndakibura. ndifata nyine by'abatite bya bindi byo kwikomeza, ariko kwikomeza washize nawe urabyumva. cyane arikomeje sinjye wari usohotse muri urwo rugo. none se yarakubwiye ngo iki ngo rero uyu muntu niwe mugabo wanjye gute? uyu ni umugabo wanjye. kubona ko dufite nimero yanjye wandike X, nabikubwiye nzi neza ko nashatse. waragiye urabura, nanjye numvaga nyine ko waba warigiye mu zindi bizinesi ukandika. ku buryo se umuntu mu byumweru 3 bahura bakamenyana bagapanga ubukwe bakanabana? nawe nyumvire nyine byanga bikunde ntabwo bakoze ubukwe. okay, ariko mva Antoine ako kantu na n'ubu ngubu mu buzima abakobwa ni abagome. abakobwa mva ni abana babibyahata, nubwo n'abatipe nyine harimo abana bateye gutya ari babi, ariko n'abakobwa ni babibyahatari. ndabyumva ko bituma ugira n'amarangamutima menshi. umva mana yanjye nabo ubu ngubu njya nicara nkabitekereza, mwumva ntabwo ni kubyakira. umva niyo sitori nyine naho ubundi ni hatari. abakobwa bajye batubwiza ukuri, nabo ntibakajye batubeshya cyane. ndabyumva neza ko utarakira. pole kabisa, pole.